nari ngiye kubitsa amafaranga mbanyohereje kuri nomero yawe ndiruka ayo waba ubonye mubime amatwi umuntu wese uguhamagaye mutafitanye gahunda ubwime amatwi. Campaign turiho ubu ngubu ni ubukangurambaga bugamije gutuma ingeso igenda izamuka uko ibihe bigenda biza y'abantu babesukora babateka mutwe bakwinjirira mu mutima wawe bigashiduka umaze kubohereza amafaranga. Ikintu dukeneye gusobanura nuko amafaranga ukurikije ibimenyetso tumaze iminsi tubona tuhuriyeho twese ntabwo binjira muri systeme kuko nta bushobozi n'ubumenyi ntabwo bafite, ahubwo binjirira mu myumvire yacu nk'abantu bagatangira kutwigisha bakatuyobya bikarangira badukuyeho amafaranga yacu. So ikintu twashakaga gukangurira abantu bose cya mbere nuko buri muntu wese akeneye kumenya agaciro ka simukadi kuko simukadi ye ibarure ku ndangamuntu ye. Indangamuntu ye niyo ihuriyeho na banki akoresha n'irembo n'izindi serivisi akura muri leta n'izindi serivisi yakwaka ahandi hose. Ugasanga abantu araza akamushuka akamuhereza 5 ngo ngurisha simukadi yawe. Umunsi iyo simukadi yakoreshejwe amanyanga bakajya gushaka uwibaruyeho bahisanga mu mazina yawe kandi atari wowe wabikoze. Hari ingero nyinshi tumaze iminsi tureba hino no hirya bakiba amafaranga wajya gutabaza RIB na polisi babijyamo na RURA bagasanga iyo simukadi umuntu yayigurishije 5,000 cyangwa bingahe. So iyo ngeso yo kugurisha simukadi igomba gucika. Simukadi ugomba kuyitunga hari impamvu wayitunze. Abantu baraza ugasanga afite Airtel Money cyangwa Mobile Money ufite amafaranga yabitse umubare w'ibanga ntawe ugira ibanga akawusangiza na rubanda. Ugasanga umuntu araje ngo nshiriraho amafaranga umubare wanjye w'ibanga n'uyu nguyu. Ugasanga bamwibye kandi ari watanze uwo mubare w'ibanga. Ibihe tugezemo system zose zirahuye. Ushobora gukura amafaranga ukayaherekanya kuva kuri Airtel kuyohereza kuri MTN cyangwa kuri MTN ukayashira kuri banka cyangwa banka ukayashira kuri Airtel. So iyo babikoze gutyo usanga kubera ubikoze wihuta bagutwaye amafaranga yawe kandi uvuye mu gihombo. So ubukangurambaga n'ubwo gutuma abantu basobanukirwa ibijyanye na simukadi, basobanukirwa uburyo amayeri agenda akoreshwa kuko bagenda bayahindura. Iyo polisi yabafashe na RIB bakabatangaza bakamenya ibyo bakoresha basubiramo bakagenda bakiga ibindi bakabikora nabyo ugasanga bazanye iyindi tactique. So tugomba guhora turi maso atari Airtel gusa atari MTN gusa ariko twese abantu dukoresha serivisi zitumanaho na cyane serivisi zo guhererekanya amafaranga. So ubutumwa nashaka kubagezaho nuko mubime amatwi umuntu wese uguhamagaye mutafitanye gahunda ubwime amatwi. Ubwo butumwa tubafitiye muri Airtel. Murakoze.